的，15那个钱，苦点的钱，这是我干嘛我也没得提新的钱，啊，这是过年的头收的，兄弟，是的，晓得我的钱。ibaze kuba wanda umwanditsi director abati nkeneye ko bano basagurike sibyo nuko bano bantu bakunda sinema nyarwanda bayikunda si ukora mu mafaranga si ukora mu mafaranga arenze kumva. Twongeye kuba ikaze abakunzi ba Precision TV. Uyu ni wa mwanya tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye muri show busy entertainment ndetse no muri filime muri rusange hose tubagererayo. Ndagira ngo nsuhuza abantu bakurikirana Precision TV ku munsi tubasabira umugisha ku Mana kugira ngo mukomeze kugirirwa neza mu bihe bigiye bitandukanye. Imbere yanyu rero muri kwabona umusore wacu bamwita Shaitan. Yo Tishanda 15那个钱， kuri ndisha 这是我干嘛我也没得 tishindia cha 啊，这是过年的头收的， 兄弟， Tishanda 晓得我的钱。 wa Shaitan bamwita Shaitan ni umukinnyi wa filime abantu benshi bamenyereye muri Maître Nzovu muramenyereye mu murinzi w'inkoni muramenyereye mu mudayimoni w'inkoni mu nzira y'umusaraba mu nzira hose ese nize zindi shita inzira y'umusaraba Stimedi hose kabisa hose turakwakiriye kuri Precision TV shita murakoze cyane kabisa. Ese kuri gusa gutyo bimeze bite biravuye bikajya impamvu nsa gutya ntago ari ko navutse ahubwo ni filime bampamagayemo bashaka kumera nkuko muri kubona meze gutya nyine tu bashaka ari kuba umeze bashaka ko meze urumva nk'umudano cyangwa se umwanditsi wa filime akenshi na kenshi bakora ama casting hari casting call sibyo n'akashinga cyangwa duhurira kumva ariko nanone iyo baguhamagaye kuri tele kuri casting hari gihe bakora casting kumva bakora kuntu actinga bakareba mu maso yawe nyine ibiki byose bugati umungu tuzamukenera bitewe na filime umva uva muri casting utazi impamvu bavuze ngo tuzagukenera umva ntago ubizi njye kintu kumva uravuga ati ngwandika sigana muri telefone yawe tuzaguhamagara imirondo yawe ukabizi ukigendera ariko nyamara mu by'ukuri ntago ubuzi impamvu z'ibyo bintu ntuzi impamvu bagukeneye none ikintu kitangaje cyangwa se ikintu kigutungura nk'umukinnyi nuko ugera kujya bate ngo mumusigi mumukore bingi makeup yini nuvuga ngo hageze batababwira ati mumutereho ibi bintu mutere mingi wikanze usa gutyo bakubwiye ko uzakina uri mu ntoki nzaba bamwe ngo nzakina ndi umwami wa Avatar. Iyi nkoni se bigahurira iyi nkoni rero aho bigana n'umwami wa Avatar cyangwa se n'iri cumu ni icumu ntago ari icumu ni ihembe iri ni ihembe ngo koko imba ndi umwami cyangwa se ndi umukuru wa Avatar kumva buryo mukuru wese mbere yakora inama cyangwa se ajya gumagara abo ayobora hari uburyo abahamagaramo ntabwo ngo yemwe hoya azamura icyo bita ikondera nkuko bavuga ngo mu minsi y'imiheruka zikondera cyangwa ukivuza turebe kumva nubwo uzamujya ngo maze ubundi timu igahita ngo paki igahita izahira ntabwo ijya nona ntabwo ijya gukaye hari n'undi uba ushinzwe kumva ryari rivuye hehe kwa muntu mukuru bati baraduhamagara none ugasanga ati mukusanye intwaro imbunda ibiki byose amacumu n'imyambi byose mukusanye ataraduhamagara hari ikibazo cyavutse kumva icyo gihe baje bavuga ati nk'ibyo mubijyanye ni inama ese gitoma nkubaza ubona ari iki kintu kibura kugira ngo filime za action cyangwa filime z'ubwoko dukora filime zirimo imigeri zirimo kurwana kwinshi za action muri make ubona ari iki gituma bataziha umwanya ngo nazo zimere nka za Stimed zibeho zigire company imeze nka zacu zitangwamo zigacuruza ubona ari iki kintu kibura habura ikintu gikomeye cyane kandi kinini muri industry nyarwanda kumva yego wenda dufite ababishoboye bazi kubishutinga bazi no kureza makeup ingoze mfite ndetse tukaba dufite n'abakinnyi bishoboye kubikora cyane ariko ikintu kibura harabura rya soko hakabona n'amafaranga icyo bita amafaranga ntabwo wategura filime nk'iyi ngiyi kumva udafite amafaranga kuko filime nk'iyi ngiyi gutya meze sinjye nyine hari n'abandi
ahubwo nibaza abantu musa na shitani mugere hano bababone muhagere. No kuvuga ngo nimba umwanditsi wa filime aravuze ngo ndashaka gukora filime ya Avatar, kumva ni abari timu nini cyane kabisa, ngari cyane ngo ati nkeneye abantu 50 bose baraba basaguriki, kumva nimba basaguriki rero mbese amafaranga mbese budget ni budget amafaranga sibyo. Yego umva igihe nimba ukeneye budget ndi kuvuga harimo budget yo guhemba abakinnyi na budget yo kuri bya bikoresho bizakora icyo kintu bivuze ngo ntago ari ikintu cyoroheje gupanga, ntago ari ni ibintu ntago ari ibintu ngo bite ngo ndarose mutemura ako kanya, hoja ni ibintu ushira muri gahunda ugapanga icyo bita ngo abazakora designer, abazashootinga, abazakora costume design, imyenda bazabambaye, kumva n'inkoni, kumva vati nkeneye umuntu uzaba ari alpha w'icyo kintu, kumva azafite inkoni imaze gutya, azafite inkota imaze gutya, azameze gutya gutya, byose n'ibintu byose bizaba gupanga, byose bisa amafaranga. Mwegeremo hari nyuma ya shitani dusuhuza abantu. No reka mbereke uburyo abantu banje turi ko muri team imwe kuri bameze nkanjye. Egera hino, egera hano gutya. Yego iyi ni team ya Shaitan. Iyi ni team yanjye, hari abana batarazi. Nuvuga ngo ino ni team yanjye, wenda mberetse bano kumva hari nabandi bari inyuma. Nawe egera hano gutya. Ihutesha buri kabanyarwanda. Murabona ibaze kuba wanda umwanditsi director avuga ati nkeneye ko bano basagurike, sibyo? Nuko bano bantu bakunda sinema nyarwanda, bayikunda si ukora mu mafaranga, si ukora mu mafaranga arenze, kumva nuko tukunda sinema nyarwanda, nuko icyo kintu mugikunze, tugikunda bro, kumva kuva nga shitani tugizemo rebezo director abavanga wowe kuri set, wowe cameraman yiri, kumva kugira ngo tukore ibintu bimeze neza kandi bitaza kwivanga n'ibindi bintu, kumva niyo mpamvu hano mu Rwanda iwacu tukeneye ikintu cyitwa imbaraga muri sinema nyarwanda. Ntago ase buri koko kamera gutyo nyumve nabi, yego se ko ni filime ariko ntago ase buri koko, oya babyumve zino ni filime zisaba gutegura, ntago ari mitutu comedy, ntago ari hanyuma gitango nyakso comedy, kumva ntago ari city comedy cyangwa city drama film, yego simba mujye utandukanye filime za action na drama, hanyuma banazihereze indabyo zabo, kuko hari ukuntu usanga twakoze filime nk'uko shitani. Iyi ni filime ibaho rimwe na rimwe, ni filime dutegura ku mwaka cyangwa se imyaka igihumbi. Habayeho Maître Nzovu yari yobowe na Mr X, tumuhe big shout out kuri Mr X, niwe watumye ibintu bintu bikomeza kuba biriho, natwe mubona turi kubikora, turi muri bamwe mu bantu ya traininze kano kanya bari kugira ngo tugaragaze ibyo twize, sibyo? Hanyuma ni filime zakunzwe, harimo nka Maître Nzovu, ni filime mwakoze mukora ku gitekerezo kivuye kuri Amzos, ku bintu abantu batari bazi ariko barabikunze shitani. Abanyarwanda barabikunze, bakunda Maître Nzovu, bakunda umujinya w'umusirikare, bakunda umurinzi w'inkoni, ndetse n'izindi zose. Hari na Sauli muri gukora nayo, nuvuga ngo ntago ubu ngubu none uyu mwaka hari n'ibyahishuwe nuzi imyaka 30 umuryango wacu ugapfa. Nuvuga ngo abanyarwanda tubafitiye byinshi kuri izi filime za action, ngira ngo muri kwibona aba n'abakobwa, ni inkumi, n'abasore bitabiriye kugaragara muri no filime kugira ngo bakitinge basa gutya muri kubabona. Uru ni urukundo rwa sinema, ni urukundo rwo kugira ngo umuntu agaragaze tara yiwe. Rero abanyarwanda icyo twabasaba no kugira ngo baze badushyigikire, tubagezeho izo filime bakunda, bazirebe kandi banazisupport shita. Yego nani ikintu navuga cyane arenzaho, nyabuneka hari igihe mbona wenda bitewe na shuri tufite mu Rwanda, so murabona ko abangaba nabo turi kumwe muri filime, kumva abana batugereho kabisa ngo mbereke uburyo bameze, kumva uburyo babasize makeup, uburyo bitabiriye ino filime, n'ubyo bakunda mu sinema nyarwanda, bayikunda cyane, sibyo? Mujya gushutinga, umva mugende se mukomeze bakishime izindi makeup, sibyo? Okay, urumva rero dukomeza cyane niko bimeze. Dukomeza rero nanone reka mvuga ikintu nakubeje mbivugaho, mu Rwanda dukeneye icyo bita imbaraga kugira ngo sinema nyarwanda z'amaction, sivyo, zihabwe icyo bita ikuzo cyangwa icyubahiro, dinakundwe. Kandi rega shita buriya suko natwe bitunaniye gukora za Avengers, ntago bitunaniye gukora filime zimeze nka Avengers, ntago bitunaniye gukora filime nka The Flash, turashoboye ahubwo ikibura
ni wa muntu none ubibona akabibona mu yindi shusho akabibona mu yindi sura akabibonamo ari ibintu bikuze biteye imbere ibintu birimo amafaranga ikibura kugira ngo tubereke ubundi ubushobozi bwacu neza bwose ni support y'amafaranga ariko kuri ubu ngubu turabanza tubikore twongere tubibakundishe twongere tubereke ko dushoboye indi shuro ya kabiri dushimire n'abantu kugira ngo tubemo na monetize tubashimire tubona monetize ku mafaranga naho tuboneho tuboneho areka kankwereka mwana mama wowe wa mukobwa we wa musore we wa mupapa we wa mukecuru we abantu bakora gaksuye musubire kuri seti we munyarwandakazi ukunda ibihangano by'iwanyu ejo neza kubona akantu kuri TikTok ndimo nda scrollinga bavuga Rukara rwa Bishingwe yego Rukara rwa Bishingwe yabaye cyari umwami Rukara rwa Bishingwe bamurasi bamuzize ku giti bamuziritse no bamurasi kumva ariko impamvu bamurashe nuko yerekanye kumva yereka imbaraga afite avuga ati mwebwe tuva indimwe bantu baturage banje nta mpamvu ko umuntu wava w'umunyamahanga yadukandamiza mufite imbaraga yica umuzungu ubundi bavuga ko Rukara rwa Bishingwe ibara yakoze no kwica umuzungu yamukubise igipfunsi mu mutima aranganya mujomba 10 umuzungu arapfa bamuhize bukware baramufata kumva bamuziza ku giti baramubamba baramurasa ariko ikintu yakoze yatanze icyo bita ngo urugero sibyo ravuga ati ngo anyura abatanyi bavuga ngo ntago twemere ko abacakara tufite ijambo urakoze cyane kumva ikintu natwe rero muri Rwanda hano turimo twebwe dufite ijambo wabikunda utabikunda wabyemera utabyemera tuzakona gutacika intege kandi ubu ngubu ikintu kigiye kubaho tugiye kwereka filime ya mbere y'umwaka bayikunde kugira abantu bagukurikirana kuri TikTok bakurikirana imbuga zawe zose TikTok yanjye nitwa Shitani nitwa Rwanda na Shitani ndikuyeho nitwa Rwanda kumva film kumva Instagram yanjye kumva nitwa Rwanda kimwe nitwa Shitani agakoni official niko nitwa sibyo kuri Instagram nitwa Shitani akarongo official kumva kuri TikTok ukitwa Rwanda film kumva kuri Facebook nitwa Ukwizagira Gasparidos cyangwa Gaspar nita Shitani ese Shitani tukiraho ngaho izina Shitani ntago rijya ari kubangamira muri society kumva abantu bo guhamagara ngo Shitani niyo ugize umukunza byakira nashaka byihorere yankunda banatasa man dusubire kuri set man umva yankunda atankunda izina ryanjye giryo bizina ryanjye kumva yibyo ndimo byanjye by'impano ndimo ni Shitani waryumva warikunda waryanga ntago uzarinkuraho ni Shitani ninza gusaba iwanyu papa wamenye ko nitwa Shitani muri sinema ni filime none amazina yanyu yo kitwa nde mu buzima busanzwe papa uzamwe ngo umuhungu twakora yitwa Gaspar Ukwizagira Gaspar hanyuma dukomeza iyi ni Precision TV turi kuri set hano turi gukora filime tuzabagezaho mu minsi iri imbere kandi izaba ari filime nziza nkuko twabibabwiye hanyuma n'abashaka kuyikinamo muze kureba muri description hariho nimero zanjye munyandikire turi ukuntu tuzayibagezamo hanyuma hano ikindi kintu yavuga nyaboneka abantu bose mukurikiye ino interview cyangwa se mudukunda nyaboneka biragoye nibe bigoye rero niyo bintu bigoye kuba wakora inkoni nk'iyi ukora design nk'iyi sibyo iyi design ubona hangaha bayita inkoni ya puzu inkoni yitwa puzu bayita puzu noneho puzu hakazamo ngo shunguno chekono moto kodiyala tumoja undishla ni director n'umwanditsi ubundi baravuga ngo muri filime nyarwanda cyangwa ngo filime uzabona ku isi hose bafite filime bakagena iyo bita ngo filime ishushanyije bayita
storyboard. Yes, storyboard. Storyboard turayifite ijana ku ijana. Bro, tawe ntabwo turabasikama. Yabonye storyboard sinde mu. Huyo tufite storyboard. Wabonye kwereka ukuntu filime izabiteye. Wayinyeretse. Shitani uzameze gutya ahantu uzabahagaze, hazaba hari icyogajuru, hazaba hari ibintu ndavuga ati cyaye. No nambate. Acteur cyangwa se unabwire ko filime yacu zabirimo ibyogajuru biri Oya. Ubwo nabameze gutya. Ntibabyumva se. Fam Breezy. Kumva? Yo fam. Yagiye. Fam uvugisha Jacob. Nukuvuga ngo rero Jacob umuvugishe. Abo bose ni abantu bari kuza kuvugisha Jacob. Abose nabari kuza kuri tele. Iyo yitwa director Jacob. Jacob. Abantu babonye abantu baje mu gitaramo cya The Ben. N'abarabonye umusore wari uri kuri stage wari ufite kamera itabaho. Jacob. Bamwita Jacob. Meherutse kumubona muri ariko kubona ura muhanzi wo muri Amerika Chris Brown ari kumushutinga kumva ibaze ko duhamagara abahite turashaka kubereka ngo bino bintu what's popping bro mwibuke no kubasobanurira bino bintu urabikunda bikagutunga umva iki kintu nge ntago najya hirya ko kumva ngewe ahantu mbaga kanya sibyo dore muri Metre Nzovu n'izindi filime nagiye nkina n'izindi amafilime nagiye nkina amafilime ntago ngewe nkodesha baravuga ngo Imana guha umugisha kandi Imana guha umugisha wahura n'ubwenge ufite bwawe kumva bikagutunga nge naho nkodesha nge mfite iwanjye Nzovu arahageze Nzovu namugaburiye ifi yanjye mugaburiye inyama umwana mama ngibi biryo ndagutekeye urye aha ni iwanjye nushaka no kuryama umugore yakwirukanye uzaze nkucumbikire cyangwa unkwete mwana wanjye aha ni isanzu ese gutwikoye kungana gutyo uko no gutwikwa cyane makeup shahe ntagaro nawe shahe ni wapfa ni makeup ariko no muhungu arashoboye babita mico makeup mico makeup mico the art sibo tese makeup byose ni kimwe ariko ikintu navuga cyanyuma tunasoza wenda ntabwo ngiye gusoza watanye niko nivugiraga nyaboneka banyarwandakazi namwe mukunda simene Rwanda nabivuze ngo ntago Nigeria Tanzania Kenya Burkina Faso America South Africa bazaza bavuga ngo tuzamutse Rwanda never abo ni twebwe ubwacu tuzabizamutse muri Rwanda kava ku rwego twerekeje sibyo dusigaye dufite 5G dufite 5G bro turabereka ibintu birenze man dufite 5G bro 5G bro dufite 5G ibuzika abanyamahanga bava mu bihugu bakaza mu Rwanda banamenye ko iso speed yaje mu Rwanda no muhungu speed no muhungu njewe aza mu Rwanda ntabwo byo kwirarira ntabwo byo kwirara cyangwa ubyumva cyangwa ubyemere cyangwa ubihakana njewe umuntu wawe uri muri Amerika bavuganaga yavuze ngo ura muntu bita shitani amuha n'ifoto yanjye ati ura muhungu ameze nkawe mwese muri abasazi aramubwira ngo azambara ibintu niba ko aranze twakoze filime aba muri Amerika twakoze filime ese shitomba nkubaza tukirangora uko zasunyibutse ninde mukinnyi wa filime hano mu Rwanda urebe ukavuga uti filime zawe kabisa wowe ndakwemera muri ibintu ukora urabisi haba muri drama kuko nta action tugira hano uretse izambo zose muri drama rero umuntu mbara nkati umukinnyi muri drama ameze gutya perfect haba igitsina gore cyangwa se umugabo umuntu muri kamvuga mu gitsina gore ngiye mvuga ati muri filime muri drama iyo nkubonye perfect kumva Fabiola Maria y'urukundo ahita azamo Fabiola rwose filime yawe iyo ukinyemo twarakinanye kumva muri filime nyinshi mu nzira y'umusaraba kumva no muri filime ya Kiramani bitango ni The Devil ndayizina nuko ubona tutabaje guhura muri iyo filime ngo duhure tu actingane ariko aha kina hose Fabiola ntajya nasaza umwana w'abandi ahora iwe abari pyu hanyuma tugana ku musozo shita turakomeje na shoot yacu imvura yari itumye dufatamo agapoze hanyuma nashaka kubaza shita uko ubona urani filime yacu
turi gukora sibyo mu byifuzo byawe mu bantu ziba ari hano hanze bazaza kudusapotinga ubona ari nde mukinyi wa filime twazifashisha mu gihe dukeneye noneho ya maraso yandi muri filime yacu muba hari hano mu Rwanda dukuyeho Fabien ubwo n'uwa mbere namwumvishe noneho mu bagabo cy'abasore mu bagabo cyangwa abasore mu bagabo navuga umuntu sapotinga muri filime kandi ushoboye afite n'amafaranga ingenda ku mafaranga we amafaranga natwe turayafite turashaka no wa muntu uza kudusapotinga kugira ngo bya bintu turi gukora no birushe kugera kure ndebe wenda ngereranyije wenda ntago singiye kubera ariko ngenzi ni umukika no vuga gato ngenzi ni umukinyi w'umuhanga kandi uzi icyo akora kumva kandi n'umukinyi unakuze ufite ibitekerezo kumva avuga ati nyama gutya na gutya kumva benda sibyo nawe ku buryo umushyizeho makeup nk'iyi atabyanga ni umukinyi wa filime ubirimo neza ngenzi mugati ngenzi bana amasene dufite amasene menshi dufite sene z'abapolisi dufite sene z'andi amapartema bashinzwe guhiga mukoresha imbaraga filime yacu ni ngari ntago ari ikintu gitoya ni filime igomba kuzagira amaseri menshi yego cyane hanyuma Shitani turi gusoza turi kugira ngo twihuta abandi badusize nagira ngo ushimire abantu bakurikiye ikiganiro cyacu kuri Precision TV nababwira kuri subscribe unababwire yuko filime iri busohoke vuba urakoze cyane ntago najya kure nk'ibyo uvuze mu by'ukuri bivuze nibyo Banyarwanda reka tubashimire mu mbaraga mukoresha mudukurikirana ndetse murakora subscribe sibyo umunsi ku munsi muraba filime zacu cyane kumva mu by'ukuri turabashimira turabakunda kumva iki navuga cy'ingenzi tubasaba nyaboneka ukora subscribe sibyo share and comment kandi nureba filime yacu urekirangire pana kuyireba ngo uyicishizemo hagati kuko hari ibintu byiza biba biri ahantu harangira ma hari ukuntu tubona urugero abantu nkanjye iyo ngiye filime hajye bara nk'umuntu ufite ibihanga aro bita kasamutwe ngusetinga kuri seti ni umudesigner wo kuri seti ngaho yitwa kasamutwe muri filime ushobona kasamutwe agiye ngo ashitongo gashanga afite iginye rimwe rimeze ngurya andese n'ibihanga nyama utazi ikihishi nyuma y'ibyo bihanga tujyana shoda mutuba ukumva mu by'ukuri jura ka filime irangire ubanzure bati ngo ese intangira filime ni hezi niri bimeze bite biravuye bikajya nibyo bizaguha kureba igihe cya kabiri izakurikira kuko umuhanga mu guhinga ibihingwa cyangwa se ibi bidutunze umuhinzi ahera mu ntangiriro y'umurima agenda atabira urumva agenda atabira buriya yahereye mu ntangiriro mu gutabira agenda azamuka agenda areba ku murima ukomeza kuforomye cyane rwose buryo umuhinzi uhinga ibijumba agenda arima amabimba ndayabona urayabona yanga ibijumba bizaye birimo ari byinshi ibimba rya mbere rya kabiri rya gatatu cyangwa kumva ava ku rya mbere arya ku rya nyuma avuga ati ngo hano hantu kizari umwemerere kuko kintu nuvuga ngo filime yacu nawe rero bayitegure muyitegure filime nziza irimo abantu benshi irimo aba director beza irimo aba setting designer harimo costume designer makeup designer harimo bakinyi beza kumva n'abantu beza ibikoresho byiza iriya kamera ryo bavuze ngo ni bitwa ngo iki ni Black Magic bivuge koko black ni Black Magic easy bakoze cyane kuri sete ku buryo ningwa hasi nkagaruka ntabwo ngo turasubira mu never ningwa gutya hari izafata hano hasi igifite n'ahantu igifite n'ingwa hanyuma dukomeza tugenda Shita baratwica ariko none bari kureka dusezera abantu kuri Precision TV batatwirukana mu kazi da turabakunda cyane abantu mukurikiye ibiganiro byacu abantu mukurikiye filime kuri gutegurwa ndetse n'ibindi biganiro by'abastari bisanzwe muri Behind FM nabyo birakomeje hano kuri Precision TV nkuko twabibabwiye ngo uyu mwaka ni ibintu byadanje gusa